Nongeye kubiyirizaho abakurikiye Real Talk One TV, aho bwije ndabirije, aho bukeye mwaramutse, bitewe n'aho buri wese aherereye. Aya masaha twebwe turi 2:21 koze kino kiganiro ndi mu kazi. Umutima gusa urambwiye ngo ninkore ikiganiro bitewe n'ivyo nari ntekereje, ndavuga ngo reka mbisangize abankurikira. Mbanje kubaha Merry Christmas, bibagereho cyane cyane mbabwira ngo Yesu yongere kandi avuke muri twebwe, kuko kwifuriza gusa umuntu ngo Merry Christmas ntacyo bivuze, nta n'icyo bisobanuye. Ahubwo igikuru ni uko Yesu yovutse mu mutima wawe nyine, iyo Christmas ikaba iri kuri muri wewe. Ariko gusaba yari amagambo dukoresheje ni ibisanzwe, ntacyo biba bihinduye mu buzima bwacu. Ariko icyo nifuza ni uko Yesu yakongera akakuvukira, ukongera kandi ukaba musha muri wewe, ibyagoranye muri wewe bitambutse bikongera kandi bikoroha. Hari ikintu ntatekereje mu kanya, ko turategura iminsi mikuru twese, ariko natekereje ngo nibutse abantu, ese iyi minsi mikuru wewe uhawe utegura, hari uwo watekereje wasangira nawe? Hari uwo wabaye nko gutekereza muri wewe atari umuryango wawe, wasangira nawe iminsi mikuru ukamuhesha umugisha? Ndabizi ko hariho bamwe badafite icyo bashoboye kwigurira bonyine, cyane cyane muri iyi minsi mikuru, batishoboye, nicyo nshatse kuvuga, bashonje. Ariko muri iyi minsi mikuru wewe ufite icyo ushoboye, hari icyo uhawe utegura wabagenera byibuze $10? Muri izo $500 wateguye zo gusangira n'umuryango wawe, muri izo $100, ese wabaye nk'ubibuka nabo? utekereza ko hari icyo wasangira n'abatishoboye? Uyu munsi wa none nagize ngo twibukiranye, wafata byibuze $10 kuri paycheck yawe muri iyi minsi mikuru tugiye kwinjiramo, ari Christmas, ari New Year, ukagira icyo ugenera uriya muntu ushonje, waba ukoreye Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana hano muri Bibiliya, mu gitabo cya Yesaya ibice 58 umurongo wa 6, dukomeze hasi. Aravuga ngo, ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwaje mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Maze rero umuco wawe uzahera ko utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakuja imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Mwumvise? Ubu nyine nyamara uramutse uteguye akantu gatoya
ukakagenera wa wundi udafite icyo ahereza abana muri iyi minsi mikuru, waba ukoreye Imana. Wibuke rya jambo rivuga ngo Yesu azavuga ngo ba bandi bavuga ngo mwami mwami sibo bazabona Imana, sibo bazinjira mu bwami, ahubwo ba bandi bakoraga ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Kandi ngo bazamubwira ngo ese mwami, ni ryari twakubonye ntitwakugaburira, ni ryari twabonye wambaye ubusa ntitwakwambika? Ariko ngo bazababwira ngo ba bandi mutagaburiye, barya mwabonye bambaye ubusa, barya muzi ko bambaye ubusa, barya muzi ko badafite icyo barya, barya mwirengagije mubazi, ni jewe mwirengagizaga. Ese hari umwana wavuka ntagaburirwe? Murumva ko uwo mwana yabaho? Buri wese iyo atwite, umudamu utwite aza ategura umwana atarava mu nda, umwana akava mu nda kera ibyo yamuteguriye bihari, akamutegurira ibyo kurya, umwana agakura neza kubera izo yariye. Ese uyu mwana ugiye kutuvukira twamuteguriye ibyo tumugaburira? Ko yavuze ko uwo tuzagaburira ashonje niwe tuzaba tugaburiye. Ese twagaburiye aba bashonje tuza twirengagiza? Cyane cyane mu minsi mikuru, tuvuge nka famiye, umuryango uzi ko udashoboye, wa muryango ufite abana babwira mama, babwira papa ati dukeneye kurya inyama, dukeneye kurya kino kintu, ni umunsi wa bonane, ni umunsi wa Noheli. Kuko abana ntibaba bazi situwasiyo uko zimeze mu rugo. Umwana akura akaza gusobanukirwa neza ko wenda iwabo batishoboye iyo amaze kuba mukuru. Ariko iyo akiri muto yexpectinga kubona ibintu byose ku babyeyi, arebeye kubo babana, arebeye ku bana bangana bajana, akabona bariye neza nawe akifuza ko yarya neza. Ariko nyamara uteguye byibuze $10 cyangwa se $20 kuri iyi paycheck yawe, ukagira uwo ugenera muri iyi minsi mikuru, waba ukoreye Imana, waba ukoreye umugisha. Ushobora kuba utabazi, nanje simbazi, ariko nanje hari abo nzagenera ntazi. Wohamagara umuntu swate muziranye uri muri Afurika, akakurebera abantu 2-3 batishoboye. Ibiganiro z'ubushize twavuze, muze mureba ba bandi bakeneye basic needs, apana bajya bari muri middle class, no, bajya batishoboye badafite, murabyumva uko mvuga. Ubagenera akantu gatoya, uzaba ukoreye Imana, kandi ni umugisha uzaba ukoreye, uzabibona imbere. Cyane cyane ko ndabwira abantu bishoboye. Ushobora kuba uhawe utegura ibirori, uzi budget wateguye y'amafaranga uko angana, ariko nyamara atekereza ko hari n'udafite $1 rumwe, uri muri Kenya udafite n'1,000 cyagura ikiro cy'inyama, uri mu Rwanda, uri i Burundi, uri muri Congo, uri mu Bugande, uri muri Tanzania, ahantu hose uzi. Gerageza urenze amaso famiye yawe cyane, urebe bajya batishoboye. Nimba hari n'utishoboye nawe ubona koko atishoboye muri famiye yanyu, ugira icyo umufasha. Ariko nimba bahari abo ubona ntabishoboye, cyangwa se ashobora kuba atari mu rwego urimo, ariko byibuze yagura n'icyo kiro cy'inyama cyangwa 2, reba ubundi utishoboye ugira icyo umugenera. Ni ukuri waba ukoreye Imana umugisha, kandi nzi neza yuko iyi 2025 wayinjiranamo ufite umugisha wakoreye. Imana ibahe umugisha kandi bafashe mu by'ukuri muzo mutegura byose muri uyu mwaka tugiye kurangiza. Gira gito cyane utegura, usangire n'abashonji, usangire n'abatishoboye, kandi Imana izabiguhera umugisha. Murakoze, Imana ibahe umugisha, turabakunda.